timuko wabuki njye si byo by'ubuki ndabizi ubundi ari amezi nk'atanu ya mbere yo mu bugeni bayita yabuki kabisa njyewe ibyo by'ubuki ntabyo nzi wabibwiwe n'iki hari n'ibintu njya mbona abino minsi bajyamo ngo nibyo byabuki ntabyo nzi njye natangiranye nabyo bisekeje mu mezi 2 narabibonaga mu mezi 3 nk'ubitwari inkoni ari ubuzima bugoye yego uzirikize uzirike nzira urushako uhita rero wize se fiance umufite jewe nyine fiance yawe yagenze iti fiance yanjye se ubu njye narabaye naratereswe ndafianswa ndabizi se komisi wambwira ngo umunyeshuri ubundi bamufiansa gute shangazi nta ba data wacu ntaki nzi ukumva urashaka umuntu kubera byose niwo mutima bene uwo muntu wabayeho gutya bafite rimwe hari igihe bimuhira hari n'igihe byanga kuri Egidia inzo nzozi wahoranye zaraguhiriye cyangwa byaranze biragoye yo ndabona ugize amarangamutima kubera iki byaragoranye yego byaragoranye byaragoranye kuko ntabwo byamiriye ntabwo yego nabyumvisha byagenze gute urushako rwanjye rwaranze yego njyewe nimutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kw'iyobokamana TV ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira no kurikira neza ikiganiro tugiye kugirana ndabizi neza ko uri buze kunguka byinshi bigiye bitandukanye wowe reba iki kiganiro nk'icyo ukabubabaye wizere yuko Imana yatabaye abandi bantu nawe izagutabara kuko ijambo ryayo rivuga neza yuko naho yababaza umuntu itabikora iteka igeraho ikamugirira ibambe ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka y'ibyago ikayivunjamo ibyishimo naho wowe rero wishimye uri mu bihe byiza warasubijwe ujye ukunda gutabara abantu bababaye kumwe wamuririmbye yabiririmbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana turi kumwe rero n'uyu mutumirwa kugira ngo tubashe kuganira nawe reka tumuhereze ikaze mwiriwe neza kandi muraho murakomeye mwiriwe Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe amakuru ni meza wow uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro amazina yanjye ni Muhimpundu Egidia yego Egidia ni umumama ni umukobwa ni muntu ki Egidia muri makeya Egidia ni umumama yego mumeze neza yego tumeze neza murakomeye yego wow ni umukristo myizereye ni iyihe ni umwisilamu ni oya ni umukristo ashima Yesu cyane yego Yesu kuri wowe ninde ni muntu ki umufata uti iyo baravuga ngo Yesu ngo ni se w'imfubyi ngo akaba ngo umugabo ngo w'abapfakazi ngo n'abantu badafite abagabo koko nibyo nyine Yesu koko ni umugabo icyo kintu ndacyemera 100% kubera iki Yesu ni byose kumufite ubundi nge hari amagambo njya nkunda gusoma nkabona yiyerekana mu mpande zose iyo ugeze ku mfubyi Yesu agaragaramo yagera ku mupfakazi akagaragaramo akaba umugabo ubabaye akaboneka uwishimye akishimana nawe yego Yesu ni byose kumufite kuri wowe yageze hehe ubona yuko akubereye byose kuri njyewe yagusanze mu bupfubyi yagusanze mu bupfakazi yagusanze hehe ubwo kandi twinjiye mu kiganiro yego yagusanze he wowe ubona koko Yesu ari byose kumufite kuri njyewe Yesu natangiye kumumenya mu bupfubyi yego ajya abasha kurera agahumuriza agatanga kwishima agatanga guseka aho bitari ndetse akabasha no kuba umugabo ku bamukeneye
ati Yego. kuba umugabo kuba mukeneye. yego. Ah, wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane turi kuganira na Egidia Yego. cyangwa mama nde Mama Ganza. mama Ganza nibo tugiye kuganira rero. Reka dutangire ikiganiro cyangwa tugikomeze. Yego. Mama Ganza reka bari ryo nkoresha sibyo? Yego. Reka nkoreshe mama Ganza. Koresha Mama Ganza ndamukunda. Yego. Umugambi w'Imana kuri wowe ni muremure Yego. kandi Imana ifite gahunda yo kuza gukoresha ibintu bikomeye. Niba utari ubizi ubimenye, ngewe njya mpanura ntagize None se, taki uri mwiyerekwa cyangwa nibyo uri gutekereza? ndi byose ndi kubitekereza nkanabona. Ngiye kubona mbona uri gukorera Imana cyane. Amina, biri vuba. Rero baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, yego, imunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi. Yego. Iryo ni ihame, niyo principe y'Imana. Ntabwo Imana ishobora gufata umuntu w'umusivile itatraninze, itanyujije mu bikomeye ngo imuzane ngo yapfuye kumuzana ngo imutereka mu murimo wayo cyangwa imutereka kuba umuntu w'idashyikirwa. N'intwari ziratwarana zigaharanira kuba intwari z'igihugu, zikaba zifite ibikorwa by'ubutwari byakoze. Yego. Na Yesu nawe yashaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, amunyuza mu bikomeye n'ahakomeye akamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi. Mama Ganza turi kumwe turi kuganira. Ni muntu ki mu muhamagaro wo gukorera Imana cyangwa ubuhamya bwe ni ubuhe, ninde, ubuzima bwe, kugira ngo abantu badukurikira bamenye ati turiya mama Imana izamukoresha ibikomeye ariko koko ndi kumva ari kunyura cyangwa yaranyuze mu bintu bikomeye. Ni icyo kibazo nshaka kubaza twinjira mu kiganiro. Mama Ganza ni umubyeyi ushima Imana aho ibaye imugejeje. Yego, ndayishima. Yego. Nagiye mpura n'Imana mu bihe byinshi bitandukanye, ngenda nyibona inyiyereka, nyibona mu bupfubyi. Wabaye imfubyi ukiri muto? Yego. Rero mbabarira wire kure tuganira. Naho ni wifata gutyo ukajya usubiza ijambo rimwe uhita ufunga. Ntabwo turi buganire ngo abantu basobanukirwe icyo turi kuvuga. Yego. Wabaye imfubyi ryari, ufite imyaka ingahe? Yego. Njye nabaye imfubyi, mama wanjye namubuze mfite amezi 2. Yampaye. Yego. Yesu Kristo. Ubwo komeza uretse uva kwibere. Yego. Papa wanjye namubuze mfite imyaka 13. Nuko ntangirana n'ubuzima Bw'ubupfubyi. yego bw'ubupfubyi. Gusa njya nkunda kuvuga ko Imana igira neza. Hari igihe mvuga Imana yanjye nabonye atari Imana nabonanye abandi. Kuko ntabwo wambwira ukuntu umuntu yaba imfubyi ku mezi 2 akabona wari umubyeyi, Yego disi. atari Imana yahabaye. Ni ukuri n'Imana yahabaye. Yego, ni Imana. Ese ubwo umaze ariko se komeza 2 wari ubizi ubwo bakubwira ko ubuzima watunzwe n'amata n'undi mubyeyi wakonyeje byagenze gute iyo babikubwira? Njye natunzwe n'amata, nari mfite inkamiro. Ubundi ni Imana ironse. Yego. Nonyejwe n'Imana, ndangije nkamirwa inka, ubuzima burakomeza. Bajya bavuga ngo Imana igira amabere. Imana igira amabere ikonsa n'abayo. Njye narabibonye. Ni ukuri pe. Yego. Ndinde wo kubihakana imfubyi y'amezi 2 yarakuze nayo ikaba ikikiye. Nkaba ndi Mama Ganza. Niko bimeze. Nuko rero ku myaka 13 ababyeyi bombura babuze, ukurira muri ubwo buzima bugoye. Urakomeza inkuru. Oya, ubundi njye hari ikintu njya nkunda kubwira abantu. Umwana iyo yabuze mama we deja aba yabaye imfubyi. Yego. Yego. Ngewe ako kanya natangiranye n'ubupfubyi. Yego. Yo, pole sana. Kuko ndakumva cyane.
iyo wabuze mama ibintu byose birahinduka, kwitabwaho, aho kuba, yego, kuko bihita biba ngombwa papa wagashaka, yego. kandi iyo yashatse ibintu birahinduka. Ibintu birahinduka no kuvuga ngo warezwe na mukaso. Step mother. Yego. Yego. Naho hari igihe havuye ubuhamya bukomeye, hari ubwabo buhari? Njye ubuhamya bwarahavuye. Yego. Ubuhamya naciyemo icyo gihe nibwo butumye mbuwo ndi w'aka kanya. Ubwo kurerwa na step mother. Yego. Hari abana bahuza n'abo babyeyi basimbuye ba mama babo, hari naho byanga, bakabaho bageragezwa bigatuma babincakura bakamenya ubwenge bitewe n'uburyo babafashwe. Kuri wowe byagenze gute? Njyewe ntabwo ndagira amahirwe yo kubona abana bahuza nabo. Yego. Ngo ni bande mu Kinyarwanda? Mukase. Si byose? Birashoboka. Si ba mukasera? Ni ba mukase? Yes ya. Ba mukase hari abana bahuza nabo. Ariko abenshi bakunda kudahuza. Kuri wowe byagenze ute? Kuri njyewe urumva nari umwana wa 4. Noneho ndi mutoya. Urumva kuri icyo gihe cyanjye byaje kugorana. Shaba inzira ikomeye, biba urugendo rurerure, kuko icyo gihe ndibuka byaranze uwa mbere kandi badukunda papa yarankundaga. Yego. Yari atarahinduka kuko hari igihe bikigera umupapa bakamuhindura burundu. Yego. Yarankundaga bataramuhindura bikagorana, bigahora ari ibibazo. Wamvugiye umwana, wanyangiye umwana, deja njye urumva nta nicyo narinzi, ariko urumva imbere yanjye hari abandi bandeberera. Yego. Biza kuba inzira ndende, biragorana. Haza kuzamo abandi bana, biza kwanga, babyita kumenengana, tuva mu rugo. Wavuye mu rugo ufite imyaka nk'ingahe? Navuye mu rugo ndi mu wa 3 primaire. Yesu Kristo. Ujya heza? Ujya he? Ujya gushaka aho kuba. Kuko ndibuka icyo gihe kwiga byari byaranze. Natangiye kumenya guhinga ndi mu wa 1 primaire. Guhinga? Mpinga. Mana y'ijuru. Yego, mpinga, ubuzima burakomeza. Biza kwanga tukomeza mu buzima bugoye. Biza kurangira abakuru muri twe bahavuye mu rugo. Noneho dusigara turi abana 2. Nawe ibaza ahantu hahingaga abantu bagera muri 6 basigaye mu rugo ari 2. Kwiga byarahagaze. Tukiga nabi, rimwe uyu munsi ukiga rimwe mu cyumweru, ariko ubuzima burakomeza, biza kurangira twese tuhavuye. Nuko ubuzima rero burarakomeza, muramenengana, turagenda, mubaho nabi pe. Nabi cyane. Nabi cyane. Bene uwo mukobwa wabayeho gutyo, akenshi wamenenganye kubera mukase cyangwa ibyo yabonaga bitagenda byinshi, hanijya hahunga bitewe nuko abona papa we ahorana amakimbirane n'umugore we wa kabiri, bapfa uko afata abana. Hahoraga intambara zidashira, buri nijoro bikaba n'imirwano, kandi urumva icyo gihe byagezeho papa wacu amera nk'umusazi, ugasanga yibera mu nzoga. Yego. Caba ibi bibazo akahagera dusohoka twiruka. Yesu we. Bene aba bakobwa bakuze gutyo, babayeho gutyo, akenshi bakunda gushaka bakiri bato cyangwa bakanishingira, bakaba bashukwa n'abasore, akapfa gusa n'uwiyahura avuga ati ni nk'uburuhukiro, aho kugira ngo meze nsiragire gutya, mumeze imbeho gutya, reka ngane mu rwanjye cyangwa ngire. Wowe byaje kukugendera gute mu kubyiruka kwawe kugera ngubu uri umubyeyi? Joe, ubwo ntumbonyemo burushye ukaba ariyo mpamvu bimbajije. Oya, ntabwo nonge ndi kuvuga, rega
Kera tuba dukora ibiganiro byinshi kandi tuba twaraganiriye n'abantu benshi, haba harimo n'abenda guhuza yego amastori. Abantu benshi twagiye tuganira bafite ubuhamya nk'ubwo bwo kumenengana, kuva mu rugo bakiri bato, kuba imfubyi. Akenshi yari abakobwa bakunze gushaka bakiri batoya. Wowe byagenze gute? niko byagenze. Yego kuko ndabyibuka twaje kuva mu rugo, buri mwana ajya ku bukwe. Nawe ubwawe ufite imyaka ingahe? Wibanye ufite imyaka ingahe? Ntabwo buri muntu yibanye, twagiye kuba iw'abandi. Mwavuye mu rugo buri wese, ugiye kwa tante, ugiye kwa sekuru. Twe nta famiye, izo famiye sinzi nuko ziba zimeze. Ye baba we. Izo famiye z'abatante cyangwa abashangazi twe ntazo tugira. Yego. Sinzi n'ukuntu abandi bavuga, ubundi mu bakurahe ababyeyi. Yo pole sana disarige baba bahari nyine gutyo tu. Oya twebwe aba twasanze ntabo dufite. Njya mvuga ko famiye mfite ari abana mvukana nabo kuko nibo njya mbona. Yego. Byaje kurangira ngiye kwigira i Kayonza. Ugiye kuba i Kayonza? Mbere mwari mutuye hafi Kigali. Okay. I Kigali ngari Ruhanga. Yego. Yego. Nuko ujya i Kayonza rero aba ariho ukurira? Nagiye i Kayonza mba ariho nkurira. Ariko naho biragorana. Naho byaje kugorana. Nari mpagiye ngiye primaire. Simbizi njya mbona kurera abana. Ikintu nabwira abantu, njya nkunda kuvuga nugira amahirwe yo kubona umwana ajya umurera. Kuko hari ukuntu ababyeyi bafata abana, wabona umwana ukumva ukuntu abana bawe babayeho nawe ariko yabaho. Niba abana bawe banga ishuri ukumva nawe niko yabaho. Kandi buri mwana agiriye impano. Icyo gihe nabwo byaje kugorana kuko hari hakiriho ibintu byo kwiga igitondo n'ikigoroba. Ugasanga abandi bana niba bagiye kwiga mu gitondo, ikigoroba barahita batubwira mugiye kwahira, mugiye kuvoma, uzaba ujya yejo. Bikomeza uko mbona kwiga biri kugorana, nkomeza ngenda mbisimbuka nza kubona birangiye ariko nabi. Yego. Hari ukuntu umwana arangiza ikintu ariko akakirangiza hari n'igihe ubona kitamugirira akamaro yize nabi. Icyo gihe byaje kurangira. Ubuzima burakomeza, ndongera nza kuva i Kayonza. Yego. Yego, ngaruka i Kigali. Ugaruka i Kigali. Wari umaze kugira nk'imyaka ingahe niba ubyibuka? Nari nkuze. Yari igeze muri 16. 16. Ugaruka i Kigali rero? Ngaruka i Kigali narize nabi. Ngaruka kwiga mu wa mbere segonderi. Abasi. Njya kwiga kuri Apayeri. Yego. Kwiga kuri Apayeri nabwo mbanza kwiga ntaha ahantu. Ubanza kwiga? Ntaha ahantu. Yego. Sha nabwo biranga. Kuko reba kwiga kuri Apayeri utaha imbandazi n'amaguru. Mayinga. Ni kuri. Buri munsi. Cyokora nabikoze ibihembwe bibiri. Ubundi bigeze aho biranga. Byari bigoranye. Kuko uriga uvangemo akazi, nugera mu rugo urakora akazi, umwanya wa etide ubure, unaniwe, buri bucye ukomeza ugenda. Yego. Biragorana pe. Yego. Nuko kubw'Imana nza kubona ngiye muri interina. Yego. Haboneka umuterankunga njyana muri interina. Bigeze aho nabwo biranga. Kuko nari mfite umuterankunga ushinzwe kwishyura minerivare yonyine. Kandi ibigo by'amaprive icyo gihe byarakaniraga. Ugasanga niba ari isogisi n'itegeko ntiwinjira mu ishuri utambaye isogisi. Niba ari inkweto y'umukara ntiwinjira mu ishuri utayambaye. Ugasanga ni itegeko. Icyo gihe byari bigoranye. Urumva ntawo kubimpa nari mfite. Niba umuntu yemeye kuncumbikira ni ukuncumbikira. Yego. Biragorana, niga nabi cyane.
icyo gihe sisita nari mpasanze yahise abivamo wahita ashaka umugabo ageze mu wa kane njye ngiye mu wa mbere mu wa kane segonderi yo narumvaga ari we mpasanze yego nawe ahita abivamo kubera iyo mpamvu ahita yishakira wowe se wagarukiye mu wa kangahe ubwo byangiye narize ndasoza wowe warize urasoza narakomeje Imana igitanga abaterankunga nibyo yego ikintu nemera cyo nuko ntigeze mbura minerivare yarakomeje iraboneka uwo ikoresheje nkagenda ubuzima burakomeza bigeze aho na bya bindi by'amayinifomu bivaho iby'itegeka inkweto iby'iki birangira nigiriye kuri apasi ndiyigira yego ariko nize ku bigo byinshi nuko ubu urarangije rero segonderi tujye mu rushako urushako rufite amatsiko oya nta matsiko adasanzwe ni sitori y'ubuzima abantu bari kureba iki kiganiro bene izi nkuru umuntu ashobora kwibaza ati kubera iki kuvuga ibintu byanjye biri buze gufasha iki umuntu uri kubyumva haba hari umuntu uriho mu buzima nk'ubwo wabayeho yego ubona iki kiganiro agasubizwamo imbaraga ku buryo avuga ati wawe Imana yafashije uriya wabaye imfubyi afite amezi 2 akabura mama we akarerwa n'amata y'inka agakamirwa amabere y'Imana yakonka amabere y'Imana ubwo yavuyemo umuntu muzima cyangwa umuntu nawe ukikiye hari ibyiringiro ko nanjye Imana izantabara ubu ko zivuga butumwa mu buryo yego njye nabwira abantu ukiri mu buzima nk'ubwanjye nahumure kuko ndibuka bimeze uko njyewe ubundi nabanje kuvuga ikintu kivuga ngo nzagera i Kigali nazajya mpura n'abandi bana nagiye kwa tanti i Kigali nagiye hehe nkumva ndababaye noneho icyo gihe njye natangiye kwambara inkweto nziguriye nabona umuntu yambaye inkweto nkibaza ubu nzambara inkweto nkumva ndababaye bigeze primaire nkavuga ubu nanjye nziga basi njye segonderi gusa nkabona nabwo bivuyeho gusa nakundaga gusenga Imana ikambwira uziga yego uziga kandi nawe uzarera icyo kintu Imana yakundaga kukimbwira amen icyo kintu kiza kurangira mbiye no ku ishuri muri apase nabwo ubuzima burakomeza nabwo nkibaza ubu nziga ndangize kuko icyo gihe nabwo nigaga mu buzima bugoye Imana ikambwira uziga icyo gihe hari ahantu twakundaga kujya gusengera tuvuye kuri apase tukajya gusengera ahantu urenze mu gakinjiro n'amaguru yego Imana ikambwira uziga kandi uzabyara uzarera ko nakundaga kuvuga ubu nanjye nzabyara basi ndere mbona impuhwe z'umubyeyi n'umwana yego Imana ikambwira bizakubaho nyuma yaho rero bitewe n'ubuzima nari ndimo bwo gutaha ugira ute udafite aho utaha nkumva ubundi njye nkiri no ku ishuri nari ngiye gushaka kuko nabaga numva ariho hari igisubizo yego ukareba nta muntu ukwitayeho nta muntu ugufitiye impuhwe kuko abana tuvukana nabo bari batoya nta muntu urimo wo kugufasha njye navuye ku ishuri mpita nshaka wavuye ku ishuri dushaka diplome itarasohoka reka wabonye urambika ikaramu y'ikizamini cya leta nta nubwo ari ukuyirambika ni nk'Imana yari izi ubundi nta kintu kijya kitubaho Imana itakizi ahubwo hari igihe Imana ireba ibintu ugiye gucamo ikavuga ati basi reka binabanza bishyire ku ruhande yego njye navuye ku ishuri mpita ushaka wari umaze kugira imyaka 22 wari ukuze njye nari mfite imyaka 20 uwa 21 wari urimo yuzura yego uhita rero wize se fiyanse umufite jewe nyine fiyanse yawe yagenze iti fiyanse yanjye se ubu njye naratereswe ndafiyanswa ndabizi se ubu wambwira ngo umunyeshuri ubundi bamufiyansa gute ntabwo natereswe ngo mfiyanswe icyo nzi nuko nari ndi ku ishuri kandi urumva igihe cyo kuba inkumi nahise mba umugore naratereswe
ariko ni bimwe by'abanyeshuri by'abana. uwo mwashakanye nawe mwariganaga se Oya agenda aho nyene nuko uburyo uri kubivuga wagira ngo mwatangiye gutetana oya mukiga ntabwo twiganaga. Mm. Icyo nzi ni uko twatangiye guteretana ndi mu wa kane. yego Yego. Mhm. Mu wa gatanu mu wa gatandatu bihita bicamo. muhita mushaka Yego. iyo umuntu wabayeho ubuzima nk'ubwo bw'ubupfubyi akabaho ameze nk'uwirera akabaho arwana intambara y'ubuzima Yego. aba afite icyifuzo avuga ati Uwiteka uzamfashe gushaka kwanjye uzampa umugabo icya mbere nkunda cya kabiri uzampa umugabo uzambera umugabo akakambera n'ababyeyi akambera n'abavandimwe nk'uko nguko wabonaga ati nta bashangazi nta ba data wacu ntaki nzi ukumva urashaka umuntu ukubera byose Byose. niwo mutima bene uwo muntu wabayeho gutya bafite rimwe hari igihe bimuhira Yego. hari n'igihe byanga kuri Egidia izo nzozi wahoranye zaraguhiriye cyangwa byaranze Biragoye. yo ndabona ugize amarangamutima kubera iki byaragoranye Yego byaragoranye. Byaragoranye kuko ntabwo byamiriye. ntabwo yego nabyumvisha byagenze gute Urushako rwanjye rwaranze. Yego. Njyewe navuye ku ishuri. Navuye ku ishuri mu kwa 11 mu kwa gatatu nkora ubukwe. kwa gatatu Mva deja nkiva ku ishuri gufata irembo byaratangiye. yego Ariko numvaga mbishaka mbikunze ndi fiyeri yo kubaka. numva ubonye umubyeyi Yego kuko uba urumva ubonye ubwira bya bindi byose. iyi nibyo rwose Cyane ko ngewe ubushwi nari mfite numvaga ngiye guteta. reka Pe numva mana mbonye papa nzajya mbwira mbonye mama mbonye umuvandimwe mbonye umugabo. yego Urumva sinigeze nteteshwa njye numvaga ngiye guteta. Yego. Nkumva gushaka umuntu aba agiye kwiberaho muri paradiso. yego wumvaga gushaka ari nko muri paradiso None se numvaga mukunda. Nkumva nawe aragukunze kandi nkumva ubuzima bwanjye bwose arabuzi. Yego. Numvaga nta n'ikizankoraho. yego nuko Urugo rero ni ishuri. urugo ni ishuri aha nicyo nangiye kubaza mu kwa gatatu ubu urashatse hari mu mwaka wa 2016 hari igihe umuntu ashaka agatinda kumenya yuko urugo agiyemo rugiye kumubera ishuri. Yego. hari n'igihe abimenya akirwinjiramo. Egidia yamenye yuko yinjiye mu ishuri ryari cyangwa ko za nzozi yahoranye z'uko ashaka umugabo uzamubera n'umubyeyi akamubera umugabo akamubera papa w'abana byose akamenya ko inzozi yarose zitabaye impamo. Ni ryari watangiye kumenya ko urugo ruzagorana cyangwa bitazaguhira nk'uko wabitekerezaga? Joe ukinjira mu kintu uhita ukibona niba gishoboka cyangwa kidashoboka. Yego. Ukirwinjiramo wahise ubibona? Hashize igihe kingana iki ndi kukubaza. Share wakure uri kumvuna mwoka wababari ukirekura tukaganira ko. Joe biba bivunanye. Kuganira? Joe biba bivunanye. Ukinjira mu kintu uhita ukibona. Wahise ubibona. Yego. Hashize igihe kingana iki? Njyewe mu mezi 3 narabibonaga. Yampaye 3. Yego. Natatu si yagezemo. Mukwabuki? Timukwabuki? Njyewe si byo by'ubuki ndabizi. Ubundi ari amezi 5 ya mbere yo mu bugeni bayita yabuki kabisa. Njyewe ibyo by'ubuki ntabyo nzi. Wabibwiwe n'iki? Hari n'ibintu njya mbona abino minsi bajyamo ngo nibyo byabuki ntabyo nzi. Ntabyo nzi. Njye natangiranye nabyo bisekeje.
mu mezi 2 narabibonaga, mu mezi 3 nkubitwa ari inkoni, ari ubuzima bugoye. Yego. uzira iki se? uzira iki? Nzira urushako. uzira urushako. mu mezi 3 wari waratangiye gukubitwa? Mu mezi 3 narakubitwaga. Mu mezi 3 narakubitwaga. Mu mezi 3 narakubitwaga kuko njye nari nifitiye umugabo wikundira kwinywera agacupa. Yego. Akagenda kuko ntangira gukubitwa bwa mbere hari hashize nk'ukwezi. Aragenda kumwe rero njye numvaga ubundi nzajya mba ndi muri sheri naramukundaga. Mbigeze nka 5 z'ijoro mbona ntaraza. Ndatangira ndahamagara nyine umuntu uri mu rukundo umugeni, ndatangira sheri ugeze he? Akambwira ndaje saa 7 ziragera, ndi mu nzu njyenyine ntinya no gusinzira ko naravuga nageraga nkibaza none baba bamunigiye mu nzira. Yego. Saa 6 ziragera, saa 7 ziragera, saa 8 ziragera. Ndangije nkora ikosa mpamagara umufamiliye we ahantu nari nzi yagiye. Ndamubwira nabuze umugabo. Mbivuga ndi no kurira. Yageze mu rugo ariko nkubitwa. Yageze mu rugo akudiye? Yesu we. Nuko nyuma y'ukwezi mukoze mariage? Ya. Gusa nyine hari akantu najyaga numva ngo niko zubakwa. Ndavuga ati buriya niko zubakwa. Ndakomeza ubuzima bukomeza uko. Bigeze ku mezi 3. Ndibuka nari ntwite inda y'amezi y'ukwezi kumwe. Nabwo byambayeho. Naraza ndamubwiye se ubona ntafite ubwoba. Byari bigeze saa 9 z'ijoro. Yego. Icyo gihe rero urumva n'ubundi nta mama nari mfite ngo ndamubwira, nta papa, ubuzima bukomeza bugoye mbona ngiye butangiye gusharira. Yego. N'icyo gihe gisekeje nta kazi yari afite, nanjye nta kazi nari mfite. Sha ubuzima burakomeza buragorana. Jowe ni inzira ndende. Birihuta ndibyarira. Yego, umwana wa mbere. Ntabwo mu buzima bugoye. Yego. Ubyara wa kabiri mu buzima bugoye. Umwana wa kabiri rero yitwa Miracle. Ni igitangaza kuko we yambereye igitangaza. Kuko we namenye yuko nanamutwite ndi kubabazwa n'inkoni. Uri kubazwa n'inkoni? Yego. Yo. Nsanga ndatwite. Yego. N'ubuzima buba bugoye biza kurangira urugo ruranga. Urugo rwanze? Urugo ruranga. Muratandukana? Yego. Umaze igihe kingana icyo mutandukanye? Hashize imyaka 3 n'igice. 3 n'igice. Yego. Umuntu kureba ashobora kwibaza akavuga ati umugore mwiza, kuki atahise yongera kwinjira mu rushako, nuko atarambagizwa, ese abayeho ute noneho umuntu wari imfubyi gutyo, umugabo urugo ruranze yari yategeyeho byose. Egidiya ni muntu ki, akora icyo ashoboye iki? Hari abantu bafite umutima wo kureba ibiganiro nk'ibi ngibi bagashyigikira abantu mu nzozi zabo, mu byo batekereza n'ibyo bateganya. Ubayeho ute nyuma yo gutandukana? Kuki utongeye gushaka? Nuko utarambagizwa, nuko bitarakuzamo, nuko baravuga ngo umuntu ntatinya ishyamba, atakenshi atinya icyo bahuriyemo. Kubera iki Egidiya akiri gutya? Iyi ni impamvu nyinshi. Ni impamvu nyinshi. Njya nkunda kuvuga ko ubuzima bwarangoye ariko si cyane. Nabanje kugorwa n'ubwo mu bupfubyi, ariko buriya iyo wabayeho n'ubundi wirera ukaza gushaka n'ubundi ugasanga mu rugo nabwo biranze, nabwo ugasanga uri kwirwariza. N'iyo ubuzima bwanze bikomeza bikugora nk'uko mbere byakugoraga. Yego. Mu buzima mbayemo rero si uko ntateretwa, ahubwo hari igihe umuntu aba yumva atariyangaje gukunda cyangwa kubisubiramo.
biragoye, hari ukurera, hari ugusubira mu nkundo ngewe simbizi, mba ndeba inkundo zigoye nahise mbona zigoye. Kuko urwo ni rwo rukundo rwa mbere nari mpuye narwo. Njye nahise mbona inkundo zigoye, mbona si ngombwa kurusubiramo. Yego. Ahubwo umuntu arabanza akiyubaka. Urimo wiyubaka? Ubu ndimo ndiyubaka. Mu buhe buryo? Mu gushaka imibereho, mu gushaka kurera abana. Yego, ntabwo biba byose byoroshye kubifatanya n'inkundo ugasubira muri stress. Ni rwaserera. Ni rwaserera. Ya baba. Mana yanjye ni igitabo kirekire. Imana kereka tubifashe tukazabira. Nuko byandikamo igitabo kuva ku mezi 2 kugera ku. Yego. Mbese ni inkuru ndende. Harimo byinshi kandi biragaragara ko iyi nkuru yawe irimo ubuhamya bukomeye. Nuko ufite esprit de réservance cyane yo kwirezeriva. Hari ukuntu Egide mu bibazo nk'ibi ngibi umuntu aba afite bikomeye yasenga Imana bakunda kuvuga aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicara ku ijambo ry'uwayiteretseho. Yego. Burya nujya ahantu ugasanga baratetse kuva bari gukaranga ukagenda ukicara ukagereka akaguru ku kandi ngo nibishya baraguha. Nyiri inkono atatambutse ngo avuge ngo ni mube muretse kugenda. Urumva uburizika yuko bishobora no gushya ntumenye naho byaririwe bigahita bihuriramo. Ariko nyiri inkono yatambutse akavuga ati yewe timutubabarire mwihangane mube muretse kugenda. Iryo jambo waryicaraho. Yego. Icyo igitumye rero mvuga gutyo uwo mugani. Iyo usenga Imana ivuga iki? Ejo hawe hazaza iguhumuriza ite? Kuko ndabizi ko uri umukozi w'Imana, uri umunyamasengesho. Ibyiringiro by'ubuzima bwawe ni ibihe bishingiye? Ibyiringiro by'ubuzima bwanjye nuko njya mpamya neza igihe Imana ikubabarijemo nigiye kugusubiza ibingana nk'igihe wababajwe. Ahubwo ishobora no kubikuba. Ubundi hari n'igihe gukereza njya nkunda kubwira abantu ko hari n'igihe twicira inzira. Yego. Ngewe icyo nzi nuko Imana izangirira neza. Kuko nahangeze ntabwo ari ku bwanjye. Hari abo byanze birakomeza biranga. Ariko hari n'igihe byanga Imana ikagutiza kuguhisha. Yego. Ngewe mfite ibyiringiro ko Imana izangirira neza kandi ibihamya birahari. Ibihamya birahari. Ibihamya birahari. Ubu ndi Mama Ganza, ndi Mama Miracle. Ibihamya birahari. Wari ubivuzeho muri Zaburi ya 90 ibice 15 haravuga ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago. Yego. Ni ukuri pe. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana ijya yishimisha umuntu ibyishimo biruta cyangwa bingana n'igihe yababarijwemo. Yego. Imyaka yabonyemo ibyago ikamuveberamwe imyaka y'umunezero n'ibyishimo. Cyane. Sibyo? Cyane. Impamvu ndisomye no kugira ngo abantu bumve ko ibintu tuvuga biba biri muri Bible. Yego. Egide rero nawe yizereye muri iki cyanditswe cyane ko hari igihe Imana izamwishimisha ibyishimo bingana cyangwa biruta cyane igihe yababarijwe. Iminsi y'ibyago ikayivunjamo ibyishimo. Yego Mana cyane. Hari ijambo riba rifasha umuntu muri urwo rugendo rw'ibikomere rw'imibabaro yagize nka keyword. Ni iringiri cyangwa hari irindi? Oya, njye mfite ijambo rimpumuriza cyane. Ni irihe rero? Rihumuririsha. Hari umuntu uri ku kiganiro ababaye afite n'agahinda nk'akawe. We wenda aracyari mutoya ari kubinyuramo cyangwa nawe ari kubona ko urugo rwo yari yizeye ko ruzamubera ijuru rito, wa mugabo yari yizeye ko azamubera umubyeyi, ari kubona byanze kandi yaranyuze mu buzima nk'ubwawe. Uyu muntu akwiye ijambo ry'ihumure. Ni iki wamubwira? Ngewe ikintu nabwira umuntu waciye mu buzima nk'ubwanjye nabanza nkamubwira agakura amaso ku bantu akareba Imana, kuko umugabo arahinduka n'umwana wawe yahinduka waramwibyariye.
amaso tuyahange ku Uwiteka. yego Yego. Nge ijambo rikunda kumpumuriza ni ijambo nkunda cyane. rivuga ngo iki? Yesaya 57 ku murongo wa 7. Yesaya 57. Yesaya 5:7 umurongo wa 7. umurongo wa 7. Yego. Aha. Haravuga Ukunda cyane. ku musozi nibyo? Yesaya 57. Yesaya 50 ku murongo wa 7. Nanditse Yesaya 57. Ni 50. Yes, sorry nabyumvishe nabi. Yesaya 50. Kuko umwami Imana azantabara. Se nuni iryo Ni ngiryo. 50 ku murongo wa 7. Yego. Haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo Yego. gituma ntamwara. Nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare Yego. kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Amin. Aho hantu ndahakunda. Aho hantu ngewe ubundi iyo mpageze mpita nigereranya n'abantu babiri. Nanone nkongera mbanza nsomere no muri Esiteri. Yego. Esiteri kangahe? Esiteri igice cya 4 Esiteri 4 ku murongo waho wa 14. ku murongo wa 14. Yego. Haravuga ngo kuko niwicecekera rwose Yego. muri iki gihe Yego. nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Yego. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Amin. Ikintu nagusobanurira kuri iyo mirongo yose, umurongo wa mbere wo muri Yesaya ndawukunda cyane. Yego. Icyo gihe nge nahereye kera mbwirwa yuko ntazakorwa n'isoni. Hari igihe Satani aduteza ibidukoza isoni ariko bikaba iby'iminota mike. Yego. Kuko nge impamvu mbigereranya nuko ntakozwe n'isoni. Hari igihe urushako rwanga ariko mfite abana. Yego. Hari n'uwashatse byose arabibura ariko nawe ntiyakozwe n'isoni. Hari igihe imbundi tunyura mu mashuri cyangwa mu bintu Imana ibona ko tuzihanganira. Yego. Nge mpora ku ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara. Nkakomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Yego. Uyu munsi Satani ahora aza akakwereka ko wenda iby'urugo byanze. Akakwereka ko byanze. Ako nge sinya ncika intege. Nundeba uzambona mpora nseka. Kuko igihe narize ni kinini Joe. Yego. Ubu ngubu ndahamya neza ko n'uwambwira ngo rira sinabishobora. Nge nararize ngeze aho numva amarira arakamye. Yego. Nkongera nkakubwira kuri uwo murongo wo muri Esiteri. Nge ndesiteri ubundi. Ngewe Egidiya ndesiteri. Impamvu mbikubwira n'ubu kuba nicaye ahantu uko Imana yantunze inkoni. Amen. Kandi n'ubundi biracyaza bizaza. Impamvu rero nkunda uwo murongo nkunda kuwubwira abantu bafite icyo batanga. Fasha wa mwana. Fasha wa mupfakazi ugukeneye. Uwo murongo ni Morodekayi wawubwiye Esiteri. Muri cya gihe Hamani yaragiye kumanika Morodekayi yatumye kuri Esiteri. Yego. Kuko Esiteri Morodekayi yatumye kuri Esiteri. Yatumye kuri Esiteri. Kuko Esiteri nawe Imana yari yaramuzamuye ibizi neza ko azagira akamaro mu gihe gisa nk'icyo ngicyo Morodekayi yamushakagamo. Yego. Yego. Nuko Esiteri wawe amaze kuba ukomeye. Ubu mwamikazi. Amaze kuba umwamikazi. Atangira kwibagirwa ubwoko bw'abayuda. Ntabwo Esiteri yigeze yibagirwa. Ntabwo Esiteri yigeze yibagirwa. Yego. Kuko nawe urabizi neza ko kugira ngo ajye imbere y'umwami byabanzaga
kubanza akamutunga inkoni. yego ahubwo ikintu cyatumye Morodekayi abwira uko hari abwira Esiteri uko hari igihe kigera ukumva hari uwagufasha kandi ubizi neza ko abifitiye ubushobozi, ariko hari igihe nawe wenda batarabibonera ubushobozi. Morodekayi niwe watumye kuri Esiteri ngo ahari icyakwimitse uba umwamikazi no kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki, kuko Morodekayi yari ari ku irembo bagiye kumurimburana n'ubwoko bw'Abayuda, kandi uretse Esiteri wenyine nta wundi wari kubavuganira. Yego nawe Joel, impamvu nkundira ijambo, hari igihe kuba warageze i Kigali cyangwa wowe Joel uri mu mwanya urimo, Imana yaba yarawukugejejemo kugira ngo uzarebe wa mwana ugira akamaro mu gihe gisa nk'iki. Ubu hari umwana udafite shinge na rugero. Joel, hari n'umugore ufite abana wabuze uko abagaburira, kandi wowe Joel wenda Imana ishobora kuba yaguhaye 5 ngo umuheho n'ijana. Yego no kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Nanjye rero ubwo buhamya bwose naciyemo, ibyo bintu byose nkaba nkimeze uko nkaba mbashije kwicarana na Joel, hari igihe naba ngiye kugira akamaro mu gihe gisa nk'iki. Hari uwo ngiye kubwira, ntabwo imitima yacu yakira ibintu kimwe. Hari igihe ngiye byaba byarambayeho, usibye ko nanjye natekereje kwiyahura 2 kose. Wategereje kwiyahura 2 kose? Rimwe naranabikoze sinapfa. Rero urumva wiyahuye se kugira ntupfe? Niyahuye nyine Joel, naranababaye. Uzi kugira ngo umuntu amenye ko wiyahuye ukanga gupfa. wari wasimbutse se bakwamakuza bari batarahubaka nsimbuka ntinya gupfa cyane. Nazo bari kwiyahura gupfe kandi uti oya Joel, haro noneho wiyahuye ahantu woroshye kugira udapfa kandi uri kwiyahura. Hari no gupfa inshuro nyinshi. Wari wanyweye kinini? Nge nanyweye imiti basi, ntabwo nagiye nigurira agati ndinywera ngupfe. Yego ibyago byako ahubwo kansigiye ingaruka zigiye. N'urupfu rwarakwanze pe? Shana urupfu rwaranyanze, ariko impamvu y'urwo rupfu kunyanga niyo mpamvu ubu ndi umuhamya wo guhamya ko Imana igira neza. Na n'iyi saha ihora imbwira ko ijambo rizanturukamo rizahumuriza benshi. Yego hakuzi impfu zose nge nasimbutse, baba mana we, n'uburozi naraburiye bwo mu nzu sinapfa. Rero muri aka kanya ngiye kugira akamaro mu gihe gisa nk'iki. Karibu kuyoboka Imana. Ushobora kuba udafite icyo watanga Joel, amagambo wahumuriza umuntu nayo ubwayo yagira akamaro. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Ejide turamuzanye, iyo ntebe turayiguhaye kugira ngo ujye ukora ivugabutumwa, yaba kuyoboka Imana TV, ndi kumwe na mugenzi wanjye wo kwiriba TV, nayo ni chaîne y'ivugabutumwa mu buryo butandukanye. Aho hantu hose tuhaguhaye ikaze. Ejo urabufungura n'ibyawe nawe uzajya ushyiraho ubuhamya bukomeye ama episode menshi ku buryo wabukora ntiburangire. Ubuhamya bwanjye burimo filime. Ni filime pe nini cyane. Ubwo rero tuzaganira byinshi. Turimo tugenda dusingira umusozo w'iki kiganiro. Niki kindi wumva wabwira abantu mbere yuko dusoza? Ikintu nabwira abantu, Joel, turi mu isi ya nyuma kandi isi yuzuyemo imibabaro. Isi irimo imfubyi nyinshi kandi zidafite abazifasha. Isi irimo abagore bari kubabazwa n'urugo, ariko sinakibagirwa ko n'abagabo babazwa n'urugo, nabo barahari. Yego ikintu nababwira nibakomere, bahanga amaso ku Uwiteka. Niwe wenyine ujya ubasha gutanga ihumure. Joel, biragoye kuba wajya gushaka wumva ukeneye ibyishimo bikanga, nge nkaza kukubwira ngo humura komera. Biragoye hatabayeho ihumure rituruka ku Mana. Icyo kintu kucyumvisha umuntu kiragoye. Yego cyangwa gusanga umuntu mu bupfubyi ukamubwira ngo komera ihangane. Joel, kuba warabuze umubyeyi ukongera ukabura
urushako uziko hari n'igihe ugeraho ukavuga njye nageze aho nkajya nibaza isi ubundi naturutse ku Mana ubundi Imana irankunda njye narahanutse nikubita hasi mbaho icyo kintu kiragoye yego iyo utarabasha gusoma ngo usobanukirwe urebe ko nyuma y'ibigeragezo haza ibisubizo hari indirimbo y'umugabo njya nkunda cyane ivuga ngo ihangane muvandimwe wowe urimo gucogora ihangane muvandimwe yego wowe urimo gucogora kubera ibyo uhuye nabyo umutima ukananirwa hari ibiza bikugana utazi aho biturutse yego ariko ngo humura ayo majwi wumva imbere n'ay'intare ziziritse nawe rero ibyo byose ubona ntibikubuze kuguma ku Mana amen yego urushako rwarangira iby'abana twabigira ndetse n'amafaranga twayatunga ariko nyuma y'ibyo byose duharanire gushaka ubugingo byaba bibabaje kuba tutarishimye mu isi ntituzabone n'ijuru byaba bibabaje cyane ukazahora ubabaye yego ngira ngo ni ubutumwa bwiza pe kandi bukomeye asorejeho iki kiganiro nk'iki nakagaruka tuzamugarura tuganire mu buryo butandukanye wifuza nimero ze za telefone ngizo zanditse ku kiganiro cyangwa uzinyake ibyiza ni ibihe yes ngira ngo ni ibintu byiza cyane rero reka tugushimire ko waduhaye umwanya ukatuganiriza Imana ikomeze igukomeze kandi imbere ni heza komeza ugende hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe kijya cyongera gushibuka kandi kikera imbuto nziza ngo kuruta n'icyo zeraga mbere Imana iguha umugisha wakoze kutuganiriza namwe mwakoze amen yego